Gusengero urabona ari ukuntu tugira umwanya wo gusengera ibyifuzo tukagira umwanya ndetse wo gupfukama ndetse no gukora amasengesho yo gusengera ibyo byifuzo nkawe ku giti cyawe nk'umukozi w'Imana ndetse wabisigiwe amavuta ubona gusengera ibyifuzo ari ngombwa? Gusengera ibyifuzo ni ngombwa cyane ku mukristo. Waba wibuka isengesho Yesu yatutegetse gusenga? Yavuze ngo data wa twese uri mu ijuru. Yego. Komeza nyine. Ubwami bwawe buzi ibyo ushaka. Bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Ibyo ushaka. Ibyo ushaka rero. Mu mugambi w'Imana mu by'Imana ishaka harimo kutugirira neza. Kujyanye ibyo ushaka wose kandi wagombye kugendera mu by'Imana ishaka. Oya, mu by'Imana ishaka. Urumva wowe ugiye kuyisaba kandi Imana yo ubushake bwayo haraho bwagushyize. Waba wibuka isengesho Yesu yasenze hanyuma akicuza? Akicuza? Kimwe. Murakoze cyane tsiye. Uretse kugenda n'abantu bari kutwumva rwose bazafashe n'undi muntu wumva rwose yumva iki kintu yaduha ubusobanuro buhagije azaze hano tuganire hano kuri ku Bukiriro TV rwose azahamagara iyo nomero aze tuganire kandi muri comment mugende mushyiramo iki kintu ndifuza kugisobanukirwa byimbitse kwibaza ngo ese umuntu ukiranuka cyangwa umukiranutsi cyangwa umuntu wizera Imana Imana yavuze ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibintu byose muzabyongererwa umuntu wabonye gukiranuka kw'Imana akaba yamaze kukubona uwo muntu ni ngombwa ko yongera gusengera ibyifuzo? Yes, reka mbashimire kandi mbifuriza umugisha w'Imana abakurikirana ibiganiro byacu ku Bukiriro TV ndetse no kuri Jehovah Nisi Family TV. Nkuko mubibona murabona ko turi kumwe n'umushyitsi cyangwa se n'umuvugabutumwa cyangwa n'umupasiteri. Ngewe rero ndetse nandira intwari nk'ibisanzwe ndagira ngo nganirize uyu mushyitsi watugendeye muri studio zacu. Muraho neza muvandi? Muraho cyane. Ni amahoro? Ni amahoro menshi. Uragerageza kwibwira abantu harya ni pasiteri nde tuvugana? Nitwa Revera Pastor Gihozo Grace. Gihozo Grace watubwira bimwe mu bintu biranga amazina yawe Grace ushatse kuvuga iki? Grace bivuga ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana. Ni ukuvuga ngo twavuga ko ari ubuntu bw'Imana. Hanyuma Gihozo Grace. Gihozo nyine ubwo. Gihozo. Bivuga ko nyine n'umuntu wababaye cyangwa n'umuntu warize cyane ariko Imana ikamuhoza. Niko nabigereranya kuko hari akandi kazina bajya bakunda kuvuga witonze ko bavuga ko kera najyaga nitonda cyane ngo ndakahinja aho bansitse akaba ariho bagaruka bakansanga bituma rero papa avuga ngo witonze akamishashi abinyita gutyo. Gihozo rero ni umwana w'amateka. Urumva ko ari umwana w'amateka. Grace bwo ni ubuntu bw'Imana kuko nabonetse mu buntu bw'Imana kandi ndiho mu buntu bw'Imana. Mbona ko iryo zina ari ubuhanuzi. Murakoze cyane. Bajya bavuga ngo iso nta kwanga ngagira ute? Akwita nabi. Nase Igihozo byaba byaragukurikiranye? Igihozo byaba ryarankurikiranye kuko iyo ndebye ubuzima naciyemo cyangwa imibabaro n'ubuhamya binyereka ko iryo zina ryankurikiranye ariko nyuma rikagira iherezo ryiza kuko nabonye ko Imana ishobora kukuriza cyangwa se ushobora guhura n'ubuzima bw'amarira ariko nyuma hakabaho guhozwa n'Imana. Birashoboka ko rero n'umuntu ashaka gukurikirana iki kiganiro ariko ari mu buzima bushaririye. Hari ijambo rivuga rero ngo Yesu ni igihozo. Niko navuga kuko ni ugihoza abarira. Murakoze cyane. Bivuze ngo Grace wavuze ko risobanura ubuntu bw'Imana. Bivuze ngo n'ubundi ni warizi wagiriwe n'ubuntu n'Imana. Bivuze ngo wararize ugezeho ngirirwa ubuntu. Urahora. Yego. Tubyite gutyo. Imana ishimwe cyane. Amarira yarashize. Sinzi niba turi bwinjira mu bintu bimwe mu byakutunyurira wenda byaza gutuma dutinda cyane twazabigira ikiganiro cy'ubutaha. Tuzabigira ikiganiro. Neza ikintu cyatumye kuko usa n'izina ryawe rijyanye no kurira. Yego. Hanyuma reka uyu munsi mfite topic cyangwa hari ikintu nshaka amaze iminsi nibaza nifuza ko umfasha nk'umukozi w'Imana kuganiraho cyangwa gusesengura kugira ngo tugihe umurongo n'abandi bameze nkanjye bahora bakibazaho bagerageze kubona ubusobanuro bwacyo. Yego. Nk'umukozi w'Imana nzi ko mugenda muhura na byinshi bitandukanye cyangwa se mugira umwanya muremure wo kuba mu nzu y'Imana no gukora amasengesho atandukanye. Uyu munsi rero njye hari ikintu maze iminsi nibaza cyangwa njya nibaza ngo ese sinzi hari nabyanditse reka ndebe neza nshobora kuba mbaye nk'ubyibagirwa. Bavuga ngo gusengera ibyifuzo ni ngombwa.
gusengera ibyifuzo k'umuntu wo uri mu rusengero urabona hari ukuntu tugira umwanya wo gusengera ibyifuzo tukagira umwanya ndetse wo gupfukama ndetse no gukora amasengesho yo gusengera ibyo byifuzo nkawe ku giti cyawe nk'umukozi w'Imana ndetse wabisigiwe amavuta ubona gusengera ibyifuzo ari ngombwa? Gusengera ibyifuzo ni ngombwa cyane, ntabwo navuga ko atari ngombwa kuko iyo turebye n'abatubanjirije dusanga hari uburyo bagiye basengera ibyifuzo byabo kandi bigasubizwa. Urugero iyo turebye nk'uyu mubyeyi Hana uburyo yari amaze imyaka myinshi ari ingumba yarabuze urubyaro, ariko yagize umuhigo mwiza agira icyifuzo ajya mu nzu y'Imana. Bibiliya yarambwiye ngo yarasenze avuga amagambo akomeye aratura n'akanwa ke, ariko abona ibisubizo bitinze kuza, bigera ubwo noneho asenga didimanga anyeganyeza iminwa gusa, ariko aravuga ati Kristo nizeye, Imana iri mu ijuru iranyumva, nzi ko izazibura inda yanjye, kandi ngo Imana niyo yari yarazibye inda ibyara. Hanyuma ngo uyu mutambyi amubonye abona ko yasinze. Tugereranye n'umushumba, nk'uko ushobora kuza mu rusengero nkaza nkagusanga uri mu rusengero gusenga, ejo nkagaruka nkakubona buri munsi bikagera bwumva ngo uzageza isindwe ryawe he, niko umutambyi yamubwiye. Ariko Hana aramubwira ati umuja wawe ntabwo nasinze, hari ikintu ndi gusaba Imana, ngo byatumye umutambyi amubwira ngo icyo wasabye Imana irakiguhaye. Iryo jambo yatuye Hana yarasamye abyara uyu mwana Samweli. Urumva ko gusengera icyifuzo ni ngombwa. Icyo cyifuzo yaragisengeye, kandi Bibiliya ivuga ngo abasaba Imana musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange. Hari ugusaba, hari ugukomanga, hari no kubona. Bivuze ngo ibyo wasabye wizeye kandi ushima, niho Bibiliya yatubwiye ngo nimusabe mwizeye, musenge mubyingingiye, ngo ndetse mushima. Bivuze ngo nugusenga ukereka Imana ibyifuzo byawe, ariko ukanashima ko uri kubwira yumva kandi abikoze. Birimo imbaraga zo kwizera. Gusengera ibyifuzo ni ngombwa cyane ku mukristo. Ni ngombwa ko umuntu agera igihe agafata umwanya uhagije wo kwihererana n'Imana, agasengera, akagira icyo Imana isaba, aricyo kintu cyamujyanye cyane. None reka ibi bintu tubize kubihuza cyangwa tuze gufatanya kubisobanura cyangwa kubyumva kimwe kugira ngo nanjye ndusheho gusobanukirwa. Abantu benshi bavuga ko umubyeyi, urabona umubyeyi yabyaye umwana mu by'ukuri akiri uruhinja, amuha ibimukwiriye. Ese buriya aba yabisabye? Urumva umubyeyi yabyaye umwana akiri uruhinja, umubyeyi afite inshingano. Ni nk'uko n'Imana nayo ifite inshingano zo kutwitaho ikatugirira neza. Ariko nanone ngarutse kuri aha hantu naho tuhashyire mu bwenge bwinshi bw'Imana. Bivuze ko umwana yamaze kwegera hejuru gato mu myaka 2 cyangwa 3, ngewe nshobora kuba nabona ko umwana akwiriye kurya, kunywa igikoma, akwiriye amata. Ariko nubwo ibyo bintu bikwiriye, hari ikindi kintu nanone umwana ashobora kuza akambwira ati ma ku ishuri bashobora kuba bantumye ikayi, simbimenye. Urumva umwana angeshejeho icyifuzo cye kubera ko amaze gukura. Ariko noneho Bibiliya iravuga ngo nkiri umwana navugaga nk'umwana, nkakora nk'umwana, nkatekereza nk'umwana. Tumaze gukura, bivuze ngo muri ubu buzima bw'umwuka ntabwo umuntu akomeza ari igikuri. Uko ugenda uzamuka mu isi y'umwuka ugenda wunguka ubwenge bw'Imana, kandi ukagenda wunguka ubumana, ukagenda wumva hari imbaraga zo kwizera uri kugenda wakira. Ntabwo ukomeza kuba umwana ngo ukomeze wumve nyine hari ibintu wasaba. Ariho ijambo ryatubwiye ngo murasaba nimuhabwe kuko musaba nabi. Bivuze ngo hari uburyo, urabona hari uburyo umuntu asaba nabi ugasanga ibintu ari gusengera. Niba umuntu ari gusenga ngo kanaka pfe, umuntu agasengana umutima w'ishyari, agasenga azinga abandi, iryo ntabwo ari isengesho vrema. Ntabwo ari ikintu cyo gusengerwa ko birarenga akanwa kanyu, ntabwo kabaye akanwa k'imivumo, ahubwo kabaye akanwa ko guhesha abandi umugisha. Ni ukuvuga ngo murasaba nimuhabwe. Ntabwo ibyifuzo waruzanye imbere y'Imana byo kuvuga ngo umuntu napfe ngo cyangwa ngo uyu muntu arambangamiye cyangwa uyu muntu nave mu kazi, ariko Imana yabyumva ngo igusubize kuko nawe imufiteho umugambi. Ahubwo tugomba gusaba neza. Muri ibi byifuzo tugomba kugira ibyo dusengera tugakura, ukagira uburyo usengera ubugingo bwawe, ukagira uburyo wereka Imana ubuzima bwawe bwa buri munsi n'ubw'ibibuzi. Nk'uko n'uyu mwana nawe ava ku ishuri akambwira ati nkeneye amata yo kunywa. Urumva nari mbizi ko akeneye amata, ariko natetse igikoma. Niba bimbwiye rero ako kanya nyine ngomba kwiranja kugira ngo nezeze umutima w'umwana. Niko rero n'Imana nayo idufata. Ariko bisabye kubera ko ngo amaze kugira ute gukura. Mbere wabimuhaga atabigusabye. Mbere ariko twibuke neza no ku mezi 5 cyangwa 6 yari akabebe ashobora kukwereka ikimenyetso cy'ikintu ashaka. Nimba ashaka nko kurira telefone ngarebe ibitente ukabona nubwo ari mutoya, ubwo yatangiye gukura. Reka tugaragaze noneho ni mutoya, ariko niyo ashatse ibera ararira. Urumva yarize akweretse ikimenyetso cy'uko akeneye konka. Natwe rero ni kwa kundi turirira Imana,
tukayibwira ngo warira unyeganyeza iminwa nka kumwe navuze, Imana nayo igahita ivuga ati umwana wanjye itariki yo kwishyura inzu yageze, umwana wanjye cyamunara igiye kumutera, umwana wanjye byagenze gutya na gutya, umwana wanjye uburwayi buramurembeje, ikohereza abamarayika nayo ubwayo ikiyizira ikagutabara kuko wayeretse amarangamutima yawe nk'umubyeyi, wayiteteyeho. ntaguciye mu ijambo, yego, ntagiye kigera umwana agasinzira ukajya kumukangura ukamwonsa ubona ko yasinziriye cyane, ntabwo bibaho. uko niko Imana ijya idukebura. Bibiliya yaravuze ngo abikundira abacyaha, ijya idukebura kumwe wasinziriye warangaye mu buryo bw'umwuka, ukumva nyine akantu karaguhituye, n'ikigeragezo kikaza kikaguhitura kigatuma uvuga ngo papa ndagarutse ndengera, noneho iki kintu kije ndabona ntari bugicike. urwo rugero numvisha ari rwiza cyane, Imana iguha umugisha. None se ko ahantu hamwe bavuga ngo tumere nk'abana bato, siko bimeze? Kumera nk'abana bato, ijambo ry'Imana kugira ngo rivuge ngo tumere nk'abana bato, tugomba kureba impamvu Kristo yavuze ngo tumere nk'abana bato, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Urabona iyo umeze nk'umwana, abana bato bibagirwa vuba, bababarira vuba, uramukubita nta nzika bagira, nta nubwo baza kurira ngo babahe ibyo kurya, nta rwango, nuko baba bimereye. Abana bato nyine bari mu isi yabo, kumera nk'abana bato. Abana bato umwana yicaye azi ko ise ari buhahe, azi ko nyina ari butayeke, azi kuko byagenda kose iby'inzu ntibimureba. Natwe rero tugomba kumenya ko nubwo ibyo byifuzo bihari, ko dufite umubyeyi, dufite umucunguzi ugomba kwikorera bya bintu. Ntabwo dukwiye birasaba ngo tumwibutse. Oya, tugomba kumwibutsa. None se umuntu agiye gusenga ubwo uri gukora iki? Aba ari kumwibutsa. Ariko oya, reka nkubwire, buriya n'uriya muntu uriya mupfakazi watitirije yagiye gutitiriza umwami, buri munsi ngakajya abyukira ku muryango, kandi uyu ntabwo yizeraga Imana. Ariko buri gitondo yarakomangaga bati ni wa mugore ugarutse, ejo ati ni wa mugore ugarutse, ngo byagezaho abwira abaja, aravuga ati reka murengere. Ni ukuvuga ngo yamurengeye kubera ko yamuzengereje. Ariko ntabwo yarabifite muri gahunda yo kumurengera. Yagira muri gahunda barahise amurengera. Reka tuvuga ko ako kanya atari afite muri gahunda yo kumurengera, yabikoze kubera kumutitiriza. Urumva yaratitirije, ni nkuko Hana nawe Imana itari ifite muri bije yayo, yari yarazibye ibyara. Ariko kubwo kwizera no gukomeza gushyira icyifuzo imbere y'Imana, iziburinda kugira ngo n'ingumba zizabone ibyiringiro. Ibikora kubera ko yayititirije cyane. Ubwo rero bigenze gutyo, ntabwo iyo Mana yaba ari umubyeyi. Ni umubyeyi. Dore impamvu bivuga gutyo rero. Bishatse kuvuga ngo umwana yari uruhinja imbere nyine umwana nyamwana, ubundi twita umwana. Yego. Ni umwana nyine imbere y'umubyeyi, utegereza icyo umubyeyi amugenera. Sibyo? Ubwo n'umwana ubundi ikigero cy'umwana mvuga n'umwana utaramenya ubwenge. Wa mwana utaramenya kuba yasaba icyo kurya, ariko wowe ukibwiriza ukavuga uti umwana wanjye arashonje ngomba kumuha ibere, ukagenda ukamuhereza ibere. Sibyo? Mu by'ukuri ni umwana mu bintu byose, mbese ubuzima bwe ameze nk'umuntu nyine udafite ubuzima bw'isi. Unyumve neza kuri iki kintu. Uwo muntu mu gihe uwo mwana azaba ameze gutyo, wowe uzibwiriza uvuge ngo akeneye kurya, akeneye guhindurirwa imyenda, kuko aba aninyaho. Urumva igihe yitayeho umwanda uramuhanagura, uhuta kugenda kumuhanagura, kandi ntabwo bikubangamira, nta nubwo bikubabaza, kubera ko uzi neza ko uzi ko ari umwana, kandi aba ari nazo inshingano zawe. None Imana iyo urwo ruhande rwo kuvuga ngo umuntu aza ntitirize kugira ngo mbe ngire icyo muha, kandi turi abana b'Imana, ubwo yo ibyo bintu urumva waza kubihuza gute? Urumva, reka tujye mu ijambo ry'Imana, kuko wanzaniye topiki iri kumbwira ngo mbese gusengera ibyifuzo ni ngombwa. Iyo tugeze mu ijambo ry'Imana, niryo ritubwira ngo abashakana Imana umwete nibo bazayibona. Bivuze ngo Imana igira abana benshi. Ikintu tuyishimira ntabwo igira urwaza bwaki. Mu isi y'umwuka, mu gipfunsi cyayo harimo ibyaremwe byose, kuko ishoboye kubahaza. Ariko iyi Mana nubwo igira abana benshi, ntabwo urabona ushobora kugira abana 5, ariko mu bana 5 bose ukaba ufite umwana w'inkoramutima cyane. Ukaba uvuga ngo uko biri kose uyu mwana nshingiye ukuntu inda ye nayitwise, nshingiye umubabaro nayigiriyeho n'ubuhamya naciyemo, uyu namubyaye ndi mu buzima bubi, aha nari maze kugenda ukumva abana bose ntabwo ubafashe kimwe kuko ari abana, ariko ku mutima harimo akantu kakwereka ko hari umwana w'inkoramutima. Bivuze ngo n'Imana, Bibiliya itubwira ko abana bose bizeye Kristo nk'umwami n'umukiza baba babaye abana b'Imana. Bibiliya ko ngo bamwemeye bakizera iryo zina bahindutse abana b'Imana, ariko imirimo bakora niyo ituma igaragaza umwifato, niyo ituma igira ukuntu ibafata. Bivuze ngo ntabwo uri bube umwana w'Imana ngo ukore ibyo umubyeyi adashaka. Ushaka kuba gukoramo ibyo umubyeyi adashaka ntibimunezeze, ntanakureke ukaguma kwitwa umwana w'Imana, ariko wa wundi wayinejeje cyangwa wakoze ibiyikora ku mutima ikamuha birenze
uko wowe yagufata. bivuze ngo abana b'Imana ntabwo Imana ibafata kimwe. Ntabwo ibafata kimwe. Hari abo Imana ishobora kwitaho n'abo ititaho. Hari abo yanga n'abikunda. Oya, ntabwo Imana yangana. Imana ni urukundo, n'abayishaka bagomba kuyisenga mu kuri no mu mwuka ko ni urukundo. Ngira ngo abari kutwumva nabo bazadufasha muri comment baduhe wenda ikintu kizima. Ariko ndibaza ngo niba Imana itagifata abana bayo kimwe. Yego. Ibyo bintu bisobanura iki? Ntabwo mbyumva neza kuntu Imana yagombye kugira umwana. Reka mvuge ko kunze cyane n'uwo idakunze cyangwa se ntibafate kimwe. Uzi impamvu? Urabona naringarutse kuri iki kintu kivuga ngo abashakana Imana umwete nibo bazayibona. Bivuze ngo hari ukuba ufite Imana nk'umubyeyi, hari no kuyishakana umwete. Ubu umuntu utarayibona, uyishaka n'utarayibona. Icyo kintu tucyumve kimwe. Uyishaka n'utarayibona. Ariko n'uwayibonye reka nkoresha uno mugani. Hari umugani nkunda gukoresha w'imfashanyigisho uvuga ngo ntukihenure ku mubyaza utaracura urubyaro. Sinzi nimvuga ngo ntutihenura ku mubyaza utaracura urubyaro, hari uburyo ushobora kujya kwa muganga, umuganga ugiye kubyara kandi ejo uzongera ubyare. Reka ngasobanure gutya. Noneho uyu mubyaza rero iyo uhageze ushobora kumutuka cyangwa ukamubwira nabi cyangwa nturi bumwihenureho kandi afite ubushobozi bwo kugutabara no kugukiza. Nk'ababyeyi bari bukurikira ikiganiro indangira ryana bajya babivuga. Ushobora gukurikira iki kiganiro ukavuga ati iyo umuntu atwite agiye kubyara bari mu buzima bukomeye bumuremereye akeneye ko umuganga ari wari buboneho iki ubufasha. Ntabwo wamwihenuraho kuko abana n'umugisha. Ejo niwongera gutwita ukagaruka kuri bya bitaro uzasanga wa mudokiteri ari umwe. Nusanga ari umwe rero waramufashe nabi cyangwa waragize ute ashobora kumera nk'umuntu urangaye. Reka nkoreshe runo rugero. Nshobora kugiramo ka kantu ko ndi umuntu undi mubyeyi uje nkabona ko we nta kibi yankoreye nkabanza nkamwitaho nk'umuganga wa undi nkabamuretse ndikabimurya kuko nyine harimo ka kantu. Ariko uyu mubyaza turamugereranya na Kristo kuko niwe mudokiteri mukuru kandi uyu mubyaza niwe udukiza ibyaha. Uyu mubyaza nago twamwihenuraho kuko igihe cyose nta buzima na bumwe wageramo, nta hantu kure wagera, nta butunzi watunga udatunze Kristo. Bivuze ngo uyu mubyaza iminsi yawe kugera ku mwuka wa nyuma arakenewe. Ndabyemera nyine umubyeyi arakenewe. Arakenewe. Uyu mubyeyi rero nimba akenewe. Nari nanzura urugero rivuga ngo uko wamwitwayeho n'umwifato wagaragaje ushobora gutuma hari ibintu akora nk'uko nyine uru rugero narutanze. Uyu mubyaza akakurengera cyangwa akakuramira. Navuze ngo abana bose n'ab'Imana, Imana ibakunda kimwe ko nirobanura ku rutoni ni urukundo. Ariko mu mirimo Imana idukorera itwereka ko ari urukundo ariko ikanatugaragariza ko idafata abantu mu buryo bumwe. Uribuka topic twaganiriye? Turi ku ijambo rivuga ngo gusengera ibyifuzo ni ngombwa. Nanjye nasubije ko ari ngombwa. Urakoze cyane. Yego. Ngewe rero tutaza kubyumva kimwe. Ndibaza ko byaba ari nk'ikiguzi kuko hari icyo uri gusaba Imana. Mu gihe hari icyo uri gusaba Imana, icyo uri butange naho hari icyo ugomba kuyiha. Urayiha ubwo no kuvuga nyine ko uraza kujya gusenga kugira ngo ibiguhe. Reba ari nk'ikiguzi. Oya nibyo. Niko bimeze. Ijambo ry'Imana ryarambwiye mu bibaho byose muhore mushima kandi ngo musenga ubudasiba. Gusenga ubudasiba ni ijambo rya buri munsi ku mukristo. Ndabyemera 100%. Gusaba rero Imana gusengera ibyifuzo ntabwo bivuze ko ari ikiguzi utanze kuko nta turo Imana igusabye, nta n'ikindi kintu Imana igusabye ngo gitange, ahubwo reka tuvuge ngo Bibiliya yarambwiye ngo gusenga no kuganira n'Imana. Reka tuvuge kuri kuganira na so. Iso rero muri kuganira umaze gukura mu buryo bw'umwuka, muricaye nkuko twicaye hano muri studio, hanyuma uri kumbwira ati papa rero ngiye kukugezaho umushinga w'ubukwe. Nabonye fiance ariko nubwo bimeze ukurabizi ko nakazi ngira, ndashaka kugira ngo mfungurira ka business. Sibyo ndi umubyeyi wakuze umaze kugira indi mitekerereze. Kandi Imana yaduhaye kumenya icyiza n'ikibi. Ufite ubwenge bwo gutekereza ndetse no gusaba. Hanyuma ungejejeho icyifuzo. Urambwiye papa ngiye gukora ubukwe ariko ndagira ngo uzajye kunsabira. Kandi ndagira ngo umpe amafaranga yo kujya kugira gute guka umukobwa. Okay. Nanjye nkaso ndakora ibishoboka byose kugira ngo
mbiguye kubera ko wabingejejeho ndabiguha kuko mbona ko umwana wanjye agize ute abikeneye kandi Imana ni umubyeyi ni umwami ifite ubushobozi iravuga ngo musabe muzahabwa yansabye kandi mfite ibyo ngomba kumuha rero ntago navuga ko ibyifuzo atari ngombwa ariko urumva urwo rugero ngo haye rurumvikana icyo gihe urugero rwumvikana cyane pe zanabyemereje na kwijana gusenga no kuganira n'Imana nkuko warabivuze no mu gihe ugiye kuganira n'Imana niho uherera ibyifuzo byawe ariko ntabwo titre yacu ivuga ngo gusengera ibyifuzo ntabwo cyakujyanye ari ukujya gusengera ibyifuzo nari nguhaye ikintu kimwe ntabwo icyari kinjyanye gusenga ari ugusengera ibyifuzo ariko ngiye kuganira n'Imana nyibwire umuririmbyi yaravuze ngo suka amaganya yawe imbere y'Imana ngiye kuganira n'umubyeyi reka Imana ni umubyeyi ni dogiteri nk'uko twabivuze niyo byose kumufite y'umwizeye hanyuma ngiye imbere yayo ku mubyeyi ndavuze ngo muri iki gitondo mfukamye imbere y'icyumba cyanjye cyangwa ndicaye ngiye kubanza nganire n'umubyeyi mwereka akazi ngiyemo mwereka urugendo rwanjye rwa buri munsi nindangiza mubwire ngiye mu kazi ariko uhira imirimo y'amaboko yanjye urumva ni icyifuzo hanyuma mfite icyifuzo iki n'iki papa ndifuza ko wamfasha mu buzima bwanjye nkahorana ubuzima bwo gukiranuka cyangwa nkakora ibi n'ibi umwami azagufasha kuko niso kandi wabisabye kubera ko mwanaganiriye muri ubwo buryo kandi wakomanze ariho umuririmbyi yavuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntazagira ubwoba ahubwo azafashwa n'isengesho urumva ko isengesho rikenewe reka none nkibariza akabazo kamwe waba wibuka isengesho Yesu yatutegetse gusenga yavuze ngo data wa twese uri mu ijuru yego komeza nyine ubwami bwawe buzi ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru ibyo ushaka rero mu mugambi w'Imana mu by'Imana ishaka harimo kutugirira neza kujyanye ibyo ushaka wose kandi wagombye kugendera mu by'Imana ishaka mu by'Imana ishaka urumva wowe ugiye kuyisaba kandi Imana yo ubushake bwayo hari aho bwagushyize nubwo tuyisaba ariko bivuga ko ubushake bwayo mu kuboko kwayo niho Yobu yavuze ngo mu biganza by'Imana ngo ntabwo nakakiramo ibyiza gusa mu bushake bw'Imana habamo n'ibisharira kuko nubwo waba uri umwana w'Imana ntishobora kubura ibikugerageza kugira ngo ukomere uzabikomeresha abandi reka wenda twihute kuri aka kantu yego kaje twari turi mu byo ushaka mu byo ushaka waba wibuka isengesho Yesu yasenze hanyuma akicuza isengesho yaba yarasenze arangiza agahita amera nk'usabye imbabazi cyangwa nk'uwihana isengesho Yesu yasenze akihana akagiramo intege nke ni igihe yarahishuriwe imibabaro agiye gutambukamo areba uburyo agiye kumena amaraso areba uburyo abantu bagiye kumutera inkota cyangwa se bagiye kumukubita icumu mu rubavu ari bagiye gupfira areba uburyo bari kumucira amacanjwe abyitegereje atarinjira muri icyo gikara avuga ngo data si uko itamurebaga aravuga ngo bye kuba uko njye mbishaka ahubwo biba uko ushaka urumva ko yaragaruye umutima wo kumva ko atagomba gucika intege gucungura umuntu uribuka icyo yaravuze iki gikombe kindenge niho naringiye ariko aravuga ngo noneho iki gikombe kindenge arigarura urumva kwigarura rero yaratangiye gusaba Imana ngo imurenze icyo gikombe ye kuducungura ariko asanga ni ngombwa ko icyo gikombe kiwera bigomba kuba uko ishaka ndi muri bwa bushake igomba kuba ushaka none sibwo ni ngombwa ko dusaba tugomba kureka ubushake bw'Imana bukatubaho yewe ni ngombwa mugomba gusengera ibyifuzo urumva Yesu yarasabye aravuga ngo iki gikombe ntikine kandi yaraziko none kuki yasabye cyangwa kuki yasenze nyine icyo kandi yari Imana ahubwo mbwira ngo ari kuganira n'Imana yari kuganira na se aravuga ngo noneho ubushake bwawe bari bwo buba ariko ubwo yaratambikira avuze ngo mpiki yarashatse kuvuga ngo nkorera iki ageze hari garura impamvu ni hahandi nakubwiye ngo dusabe neza twe gusaba bitewe n'amarangamutima urabona nkuriya abasabye igihanga cya Yohana nta kintu cyari kumumarira nyamara yarageze imbere y'umwami yavuga ngo mpindurira ubuzima byari gukunda bivuze rero ngo tugomba kwambara imbaraga bwo tukamenya ngo mu byifuzo dutanga ese ibyo turi gusengera kuko ni ingenzi ese ibyo turi gusengera harimo icyaduhesha ubugingo ese ibi bintu turi gusaba Imana nibiduha tuzabihagararamo uko bikwiye ukamera nka rya jambo rivuga ngo ntumi ibyatuma ndeka izina ryawe cyangwa ibyatuma ntesha agaciro izina ryawe kuko tutirengagije ko hari n'abantu Imana iha bagahita banayihakana akavuga ati nta Mana ibaho ni ukubera imbaraga zanjye nge narakoze none se wenda nse nkusubira inyuma gatoya ahantu bavuze ko iyo twagiye gusenga tuganira n'Imana nibyo koko ni nako kuri tuganira n'Imana ariko noneho uvuye mu rugo uragiye uvuze ati ngiye kujyana icyifuzo kugisengera ku
ku musozi runaka cyangwa se ahantu runaka cyangwa se uyu munsi ugafata n'amasengesho yo kugira ngo usenge icyo kintu gihinduke. Byumvikane ngo wowe wiciye ikiguzi cyangwa se wiciye ikiru kiri buze gutuma Imana iza kugusubiza cya kibazo. Hoya ntabwo ari ikiguzi. Oya ni ikiguzi, kuko impamvu nza kukita ikiguzi nuko uri gushaka kugira icyo ukora kugira ngo Imana igusubize. Imana nibona ko wagikoze igusubize, kuko wabigereranyije n'uwo muntu watitirije. Urumva kugira ngo umuntu amusubize nuko yagiye inshuro nyinshi avuga ati umuntu igihe yampereye reka musubize. Bivuze ko ku Mana nta gucika intege. Ubuzima bwawe bwa buri munsi ugomba kubanza Imana, ugomba kubanza amasengesho. Hanyuma ikindi impamvu nakoresheje iri jambo navuze ngo gusengera ibyifuzo ni ingenzi cyane, kuko gusenga bifite umumaro, kandi gusenga ku buzima gusenga byo bifite umumaro, ariko gusengera ibyifuzo nabyo nta mpamvu. Oya, impamvu irahari. Impamvu ni ihese, kuko urumva uramutse n'urugero wowe ugeze ibwami, sibyo? Ubibwami niho wibera. Tuvuge wenda tuvuga ko turi abana b'Imana kandi Imana irenze umwami. Ntabwo ukwiriye kuvuga ngo wenda ugira ikintu wifuza kiri ibwami. Ntabwo bishoboka kandi kiri ibwami. Okay, nshobora kuba ndi ibwami ariko nanone ibwami ku mwana urugero hari uburyo urugo rwose rugira uko ruyoborwa. Ushobora kuba uri umubyeyi ariko ukabwira umwana ati mwana wanjye gukora mu nkono utayihawe batakwaruriye ni ikosa, ni bibi, ni imbuto mbi. Cya kintu wabibyemo umwana mbere yo kugira ngo nubwo ibiryo ari kubireba hariya, ariko nta burenganzira afite bugenda ngo bwikoreremo, kuko ni wo muco wamutoje. Birasaba ko umuhereza. Noneho rero niba gusabye akaza akakubwira ati papa ko nshonje kandi nkaba nshaka kugira ngo ngaburire, ukaba wamwarura cyangwa ukabwira umukozi ati arurira umwana yashonje. Bivuze ngo nubwo turi ibwami, turi mu bwami, ariko Bibiliya ivuga ngo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, nta wajya kwa data atamujyanye, kandi umwizereramo ngo naho yaba yarapfuye azongera abeho. Bivuze ngo hari ubuzima bwacu bushobora gupfa mu buzima bw'umwuka, ariko kubwo kwizera Kristo bukazuka twongera kuba bazima. Nicyo rero nashatse kuvuga, ngavuga ngo birashoboka ko naba mba ibwami ariko nkabanza kwegera umwami nkamubwira nyakubahwa mwami nubwo se papa ko nshaka kugira ngo ntore kuri kiriya kintu, akama uburenganzira, kuko Bibiliya ivuga ngo byose biba byiza ariko siko byose bitugirira umumaro. Kuko hari n'icyo nshobora kujya gutora agahita ambwira ati mwana wanjye iki kintu gitoye ejo hazaza hawe iherezo ryaba ribi, bikaba ngombwa akakinyima kubera impamvu kuko ndebera ejo hazaza. Mukoze cyane akakikwima wagisabye. Yego. Hanyuma bigatuma ujya kugira ute gutanga ikiru cy'amasengesho. Oya ntago ari ikiru. Niko bimeze. Nyine urumva urongera woraza guhatiriza, sibyo? Ntabwo ndi buhatirize. Cyo mushatse kuvuga ni iki? Reka nkubwire Thierry. Gusaba ndabyemera. Ushobora kugenda ugasaba, sibyo? Ushobora kugenda ugasaba. Ushaka ufite icyifuzo pe ukakibwira papa mu masengesho nta kibazo kirimo. Ariko se biraza gutuma mfata igihe cyo kujya habaho n'abinginzi kwanza ubwo nazo biza habaho no kwinginga. Biraza gutuma njya kwinginga cyane kugira ngo mpabwe cya kintu. Bimfate gusenga amasengesho nakita nko kwinginga, bimfate gufata umwanya munini wo gukomeza kumubwira, bimfate gukomeza guhatiriza. Reka nkubwire impamvu nari buhatirize. Kuko uyu nizeye afite imbaraga kandi muri we mwizereyemo afite byose, kuko ngo ni byose. Kandi iyo musabye mwizeye nzi ko cyo musabye agifite. Nkabyizera no kubikora arabikora, kuko ngibyo yagambiriye ku buzima bw'umuntu. Kimwe nuko ashobora no kumba ntasabye, nkabona bya bindi byari biri mu mutima wanjye by'ibyifuzo ntago nabyatuje akanwa kanjye, ariko nari mbikeneye nkabona arabimburesinze, arabimaye, kuko ni umubyeyi areba ibidukwiriye. Hari ibyo aduha tutasabye, ariko nabwo gusaba ni ngombwa. Gusaba byo ni ngombwa, ndabyemeye. Hanyuma rero iki cyifuzo nk'uko wambwiye ngo gusengera ibyifuzo, urugero natanga ni nk'uko nshobora kuba uri umubyeyi w'umupapa nk'intare irinjiye cyangwa ingwe, umwana wawe ari hariya aba yumva akomeye kuko ushoboye byose, uri burwane nayo irajya kumugera hari uko wowe wabanje gupfa, kuko uramwitangira. Uko niko rero na Kristo nawe yatwitangiye, kandi niko uko tumwizeyemo ubushobozi uko byagenda kose ntago icyo cyizere na confidence tumufitiye ashobora kudutererana, kuko ntabwo ari igisambo ngo yimane umugisha, ntabwo ari igisambo ngo yimane imbabazi. Kijyanye ahantu heza nashakaga. Urakoze. Kuko urumva ikintu cya mbere niba umaze kwizera ko papa wari intarije kukurya kandi akaba hari, nta n'impamvu yo kumusura ngo papa ngo genda urwanirire, wowe uriyicarira ugume hamwe. Uricara ugume hamwe kuko umwizeye, nta mpamvu yo kongera kumusaba, nta mpamvu yo kumwinginga ngo dore kiranyishe ngo genda, wowe uricara uba amahoro, uvuga uti uko byasa kose papa arahari araza kundengera. Reka nguhe urundi rugero. Nubwo papa ahari
ntabwo asinzira ahora ari maso ariko ushobora kuba uri nk'uko wicaye nkabibona mbere y'uko papa abibona cyangwa njye nkabibona mbere y'uko ubibona nyine avuga nyine tubuze na papa nkabibona mbere y'uko papa abibona papa yarangaye ndaguha urugero urabona Yesu ari mu bwato ari kumwe n'abigishwa be Bibiliya irambwira ngo yarasinziriye asinzira ariko yumva asinzira ariko areba icyo ari bukore asinzira ariko agira ngo arebe kwizera ko abantu bari kumwe nuko bamufata noneho ngo igihe kigeze umuyaga ubaye mwinshi ubwato bwenda kurengerwa ngo baramukomanze bati databuja turapfuye barataka arababwira ngo mbese mubuze kwizera munaniwe kubana nanjye byibuze urumva ko kwizera kwabo kwari kubaye guke birengagiza kumenya ko uwo bari kumwe nawe nubwo asinziriye ariko imbaraga ziri muri we ntajya arohama bivuze rero ngo nubwo ko bamukanguye bakamukoma agakanguka akanaba cyane oya ntabwo twabashima ntabwo bagize imbaraga zo kwizera ngo bamenye ko niko nk'uko turi kubivuga hari umuntu uri gukurikira iki kiganiro ariko utari wizeye imbaraga ziri muri Kristo Yesu wa mwana rero ujye gusaba papa we nuko atizera imbaraga ziri muri we arizera oya urumva kujya gusaba gusengera icyo cyifuzo kikaba ngombwa ko unibabaza kugira ngo Imana ikundi kumve nuko utizeye umuntu uri gusaba wari we n'ibyo afite ngewe rero ikintu ndi kugenderaho nicyo gusengera ibyifuzo icyo nemera twemeranywaho nk'umushumba gusaba biremewe oya icyo twemeranywaho kugisaba byo biremewe kabisa rwose kuba wagenda ugasaba Imana kuvuga ati Imana nkeneye iki kintu no gusengera ibyifuzo biremewe ariko kugisengera bikaba ngombwa ko ufata igihe cyo kwibabaza kugira ngo Imana ikundi gusubize ntabwo turi buze kucyemeranywaho kuko icya mbere niba kuko ari umubyeyi wacu arasaba nabona ubikwiriye abiguhe natanabiguha azi impamvu ariko noneho kubera ko wowe uri kumva ko utamwizeye utari kumenya ko yamaze kumenya impamvu nicyo gituma uraza gufata igihe cyo kubisengera kugira ngo umwinginge kugira ngo umutitirize kugira ngo bigutware igihe nyine cyo kugira ngo ukomeze umuguyaguye ni ukuguyaguye urumva uri kugira ngo umuguyaguye umugushe neza umwereke ko nyine umuramije cyane kugira ngo akunde aguhe cya kintu uri kumusaba reka nguhe urugero ni ukuvuga ngo uyu Kristo turi kuvuga ni umunyembabazi umunyembaraga uku kuntu tumwizera n'uku kuntu turi kumufata nta kintu na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rwe nta n'ikintu cyatuma atatugirira neza impamvu rero navuze ngo gusengera ibyifuzo no gusaba ni ibintu bibiri ndi kumvamo ariko gusengera ibyifuzo ntabwo twavuga ngo ntabwo ari ingenzi mu buzima bw'umukristo kuko uko umubyeyi nyine nagiye nguha ingero nyinshi zifatika kandi gusengera ntabwo mbyemera gusaba byo ndabyemera ariko gusengera ntabwo ndi bubyemere gusengera ibyifuzo umva impamvu ntabwo ari uguta umwanya reka nguhe urugero impamvu gusengera ibyifuzo atari uguta umwanya atari no kugaragaza ko utizeye uwo uri kumwe nawe arakomeye ahubwo akazi kacu twe ni ugusenga tukizera abatabisengera ntabwo basubizwa se ivubira imvura babi n'abeza nk'uko imvura yigwa ku gishyimbo ikagwa ku rumogi ntabwo Imana irobanura kubera ko wasenze cyangwa iyo mvura babi neza bagezaho kubera ko wowe wabitumyiza ntabwo yibagushaho kuko ababi n'abeza kuko ari bo batumyiza ariko nanone tutirengagije ko Bibiliya ivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha niba tuvuze ku babi n'abeza urumva ababi nubwo babibonye bakabibona mu buzima butari bwo gukiranuka ariko undi yasenze kugira ngo abihabwe akabibona mu nzira z'agakiza ntabwo abo bantu byagenda neza kimwe kuko Bibiliya ivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga none se waba wibuka ko igihe kigira igihe cyacyo igihe kigira igihe cyacyo ndabizi kuko mu mubwiriza harambwiye ngo hariho igihe cyo guseka hari igihe cyo kurira n'igihe ushobora gusenga utari mu gihe cyo gusubizwa ntusubizwe amasengesho ntapfuye ubusa ariko igihe cyo gusubizwa cyazagera reka tumenye ngo reka utaba wasenze ugasubizwa reka tubwire bano bantu ko ibihe byose birasimburana kandi ntabwo dusenga kugira ngo reka mvuge ngo gusenga ukizera ukanasaba ni ingenzi ku mukristo no gusengera ubuzima bwawe nabikwemere nta kibazo no gusengera ibyifuzo ariko kugisengera hoya gusengera ushaka ubwo ni iciro ni nkuko umuntu yakubwira ngo kugira ngo nguhe iki kintu urabanza ukora iki ngiki ni nk'ako ariko bimeze ni ingurane urumva wowe watanze umunsi cyangwa watanze kwitanga kwawe kwiyiriza ubusa kugira ngo ukunde usubizwe reka nkubwire ntabwo ujya wizera ko umuntu ashobora gusengera undi agasubizwa kumusengera agasubizwa kubera ko wamusengeye oya reka nyine ngo urwo rugero nanjye ndakubajije nanjye nsobanurira agasubizwa kubera ko wamusengeye asubizwa ntabwo umusengeye ntabwo ari we Mana ibikora ariko ashobora nkanjye ubwanjye reka nguhe urugero nkanjye nshobora kugusengera nkakwizerera cyangwa nkakwingingira kandi icyo nasabye Imana ikakigukorera ntabwo tubyemera impamvu utabyemera ngo ni iyihe rero bivuze iki bivuze ngo uwo muntu wawe uri guha ibyo bintu iyo Mana cyangwa se uwo muntu uri gutuma ungirayo sibyo njye nuko atanyemera
oya reka ngo urugero none kuki ijambo ryambwiye ngo aho 2-3 bateraniye umwuka wera bari kumwe nabo urumva dushobora gusenga nshobora gusenga nje nawe turi kumwe turi 3 hahandi ngewe ncogoye cyangwa ntakaje ibyiringiro wo kansubizamo imbaraga bibira tubwiye ngo nkuko icyuma gityaza ikindi niko umuntu cyaza mugenzi we sawa rero bivuze ngo nje nshobora kumva naniwe ariko we tsiyero kuvuga ngo mana umukozi wawe arananiwe mwongera imbaraga nkahabwa izindi imbaraga nkuko Mose yajyaga agira abamufata amaboko Abisiraheli bakanesha bivuze iki rero bivuze ngo njewe ntabwo navuga ko gusengera ibyifuzo cyangwa kuba wasengerwa ari bibi rero hari ikintu twagendeyeho uri kugenda wirengagiza wizana ibintu nguse n'ubisubiza inyuma ubijyana mu muntu ufite intege nkeya twavuze umuntu ukijijwe umeze neza umva ko ari kuhuza n'Imana ni ngombwa ko asengera ibyifuzo tuvuge mu gihe cyose umva ko kiranutse nyine umukiranutsi wuzuye uvuga uti kabisa nizera Imana nta kibazo na kimwe ni ngombwa ko usengera ibyifuzo ni ngombwa kubwira abantu ngo bagufashe gusengera ibyifuzo ni ngombwa ko witanga ibyo bintu ni ngombwa nta mukiranutsi nta nahantu kurutagera utakenera Imana ariko kwikenera kandi n'ubundi muri kumwe muri kuvugana turi kumwe mu buzima bwacu bwa buri munsi none ndashaka kumenya uwo mukiranutsi reka tubitware gutya twageze ku muntu ukijijwe kandi ukuze mu mwuka babara tubitware gutya yego ubundi umuntu ukijijwe kukigera Imana ishaka yego ntawe turi bubone ariko Bibiliya ivuga ko umuntu wizeye Kristo aba baye umukiranutsi akaba n'umukiranutsi kugera Imana ishaka uwizera Kristo ariko niwe ubaye umukiranutsi wamwizeye neza akamenya ubushobozi bwe niwe ubaye umukiranutsi kugera Imana ishaka yego kandi Bibiliya ivuga ko abakiranutsi ubundi mujya mukora bavuga ngo mbese izina ryanditse mu gitabo cy'ubugingo banditse mu gitabo cy'ubugingo kandi igitabo cy'ubugingo kibaye mu ijuru none se umuntu uri mu ijuru sibyo kumvikana tuvuge Yesu uri mu ijuru afite uburenganzira bwo kuvuga uti kugira ngo Imana igire ikintu nkorera ndagira ikintu nkora hari icyo ndi bukore kugira ngo Imana igire ikintu nkorera kuko urumva niba uri mu ijuru n'urugero ukaba uri mu ijuru koko kumva ko uri kumwe n'Imana birabamo ko ugira ikintu ukora kugira ngo Imana igire ikigukorera reka rero nkubwire twebwe abakristo cyangwa abizera Imana nta kiguzi na kimwe twatanga cyaruta amaraso ya Yesu nta n'ikintu twatanga Imana iri kudusaba kugira ngo tugire ibyo duhabwa icyo Imana idusabwa ni ugukora ibyo gukiranuka no gusenga kugira ngo ibindi byose tubyongererwe tubone za nyungu ziva mu gakiza ziva mu kubaha Imana na Bibiliya bivuga ngo uri mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi tuzabyongererwa bivuze ngo ntabwo ntimwongere kuza muzanirwa urusaku rwo kuvuga ngo dusenga amasengesho ngo iminsi 7 kugira ngo Imana insubize ngo mfite ibyarageze ngo reka nsubizwe wowe ahubwo genda uvuga ngo ndashaka ubwami bwawe no gukiranuka nukiranuka ibindi byose byihorere wowe ucecekere niwongera gusaba wemerewe kongera kujya gusengera ibyifuzo ni hahandi rero twavuze ngo musabe muzahabwa mushake muzabona ariko tukavuga ngo hari abasaba bagasaba nabi niho navuze ndavuga ngo ariko gusaba n'umuntu ukwiriye gusaba umuntu wese akwiye gusaba buraze twumvikana mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose muzabyongerwa uwo bibonye arongera gusubira kujya gusaba none se tsiyereka tuvuge banza unsobanuriye kabansubiza kakano nsubiza inyuma umuntu wabonye gukiranuka kw'Imana ategetswe gukora iki ubuzima ategetswe kongererwa byose ategetswe kongererwa byose ntabwo yongera gusaba arasaba iki gusa ufite byose ugasaba iki afite byose ufite byose wasaba iki ariko nta buzima na bumwe bitarimo Imana kandi Imana nayo ifite afite byose nabyumvishe nta cyagomba gusaba ubwo ushatse kuvuga gutyo wabumbwiye ko no gusenga atari ingenzi none se gusenga none twavuze gusenga rugana n'Imana gusenga no kuganira n'Imana noneho ibyifuzo se tugiye kuganira n'Imana cyane ndetse ahubwo twibaze ngo ugiye gusengera iki twibaze ngo ugiye gusengera iki gusenga kandi tugana n'Imana ko kugana n'Imana ariko kuganira n'Imana ni nko umubyeyi aganira n'umwana mu mubyeyi kuganira n'Imana umwana ashobora kwereka umubyeyi intege nke cyangwa ibyifuzo icya mbere wamaze kugera mu rugo nta kindi kintu bakora bakomeza baganira n'Imana kandi kuganira n'Imana ukavuze ko ari ugusenga sibyo ntabwo gusaba rero biraza kuza urumva cyo kuri ushobora gusaba mu gihe uri gutera ikiganiro n'Imana ushaka gusaba Imana ariko ntabwo biri buze gutuma ugira ikintu ukora kugira ngo Imana ikumve nta na kimwe murakoze cyane tsiye uretse kugenda n'abantu bari kutwumva rwose bazafashe n'undi muntu wumva rwose yumva iki kintu yaduha ubusobanuro buhagije azaze hano tuganire hano kuri ku Bukiriro TV rwose azahamagara iyo nomero aze tuganire kandi muri comment mugende mushyiramo iki kintu ndifuza kugisobanukirwa byimbitse kwibaza ngo ese umuntu ukiranuka cyangwa umukiranutsi cyangwa umuntu wizera Imana Imana yavuze ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibintu byose muzabyongererwa umuntu wabonye gukiranuka kw'Imana akaba yamaze kukubona uwo muntu
ni ngombwa ko yongera gusengera ibyifuzo kandi bivuze ngo n'ibindi byose azabyongererwa. Ubwo se waba uri gusaba iki? None se kuki ijambo ryatubwiye ngo mugire umwete wo gusenga no kubana n'abantu bose amahoro? Mugire umwete wo gusenga no kubana n'abantu bose amahoro. Aha, icyo kintu wenda ukambijyane gutyo uwabivuze cyangwa ngo ugira umwete ni umuntu nyine ugira umwete wo gusenga no kubana n'abantu bose amahoro, birumvikana kandi. Aha, bivuze ngo kuva dukijijwe kandi twizeye Imana twe no gusaba tubyihorere. Gusenga ariko ntabwo ko bitarimo gusaba byo nabikwemereye, ariko nakubwiye gusaba ugashyiraho icyo gukora, sibyo? Ukavuga ati ubundi reka nkubwire urugero, uvuze ko gusenga ari kuganira n'Imana. Umuntu agiye gusenga, sibyo? Gusenga nyine ubwo ugiye kuganira n'Imana, hari icyo ushobora kuyibwira ariko ntabwo biri bivuge ngo urafata igihe cyo kugira icyo ukora kugira ngo Imana iguhe cya kintu. Oya, ntacyo wakora. None se iyo umuntu avuze ngo nzasenga amasengesho wenda y'umunsi kugira ngo Imana insubize, bukagerekaho nyine kakandi wavuze ko gutitiriza akaba ari kumera nk'ugerekaho. Ya, reka tubivuge gutya, iyo umuntu afashe amasengesho y'umunsi, gusenga amasengesho menshi ntabwo ari byo bivuze gusubizwa, ahubwo mu masengesho ushobora kuhahererwa imbaraga z'ikindi gihe cyangwa zishobora kukwambutsa bitewe n'aho uri. Tutirengagije ko amasengesho ubuzima bw'ifi ni mu mazi n'ubuzima bw'umukristo ni mu masengesho. Gusengera ibyifuzo ntabwo ari ngombwa rero. Ni ngombwa. Genda cyavuga ko ari ngombwa, ubwo umuntu uri buze kuvuga ko atari ngombwa aze kunyandikira nanjye kuri nimero bayishyireho. Bagira inama dusoza ikiganiro cyacu. Mugende mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi ni inyongera. No gukiranuka ko ibintu byose muzabyongererwa. Gahunda yo kujya gusenga mujyanye ibyifuzo, ngewe mu bushakashatsi numva bundi mo ndi gukora ndi kubona akenshi mugiye gushyira icyifuzo imbere kuruta uko mwaba mugiye gusenga Imana. Ibyifuzo ni mubireke mubishyire hasi, hanyuma mugende mushake ubwami bw'Imana. Iyo umuntu yabonye ubwami bw'Imana byose biziraho. Muririmbyi yaravuze neza, aravuga ngo bwira Yesu byose ni inshuti yawe, arakunda afasha abashavuye. Bivuze ngo kubwira Kristo ni inshuti yacu. Kumubwira rero tumubwira niba yaravuze ngo abarushye n'abaremereye mu nsange, kuki hajemo kumusangaza? Yego, ndabyemera. Tumusange aturuhure kuko niwe karuhura. Kumusanga rero harimo kuririra ku birenge bye, nkuko Bibiliya ivuga ngo nta muntu waje imbere ya Yesu asubireyo uko yaje. Turi kumwe 100%. Rero tugeze ku birenge bya Yesu tukamubwira ngo twarakwizeye, twarakwiringiye. Ubuzima bwacu n'ubugingo n'imibereho yacu ya buri munsi turayifashe, tuyimuriye mu buzima bw'ubumana, tuyizereyemo, tuzi neza ko umugambi we ari mwiza ku buzima bwacu, tuzi ko ibyo yibwira kutugirira ari byiza si bibi. Rero tugomba kuba muri ayo mahoro full time. Tukumva ko ntabwo kadusoze numva kitarangira, ariko ndagira ngo umbwire nk'ikintu kimwe waba warasengeye ugafata amasengesho y'iminsi 2 uri gusengera ikintu maze ugasubizwa, hanyuma tuhite tubona ko mu by'ukuri umuntu yasenze agagira amasengesho asenga kiciciro ko bishobora kugira ikintu bimara. Ni byinshi. Oyambwira kimwe izana byinshi. Wambwira ati ngewe nagize ikibazo mpita nsenga amasengesho y'iminsi iyi ngiyi bituma nsubizwa kubera ayo masengesho nasenze. Hari igihe nari ndi mu buzima bugoye, ntabona icyerekezo cy'ubuzima. Yego. Mfata amasengesho. Yego. Aya masengesho nayasenze, hari uburyo umuntu afata amasengesho yumva ashaka ubusabane n'Imana. Hari n'uburyo umuntu afata amasengesho, ndavuga ku bantu batatu. Hari uburyo umuntu ashaka amasengesho ashaka kugira ngo agirane ubusabane n'Imana. Hari n'uburyo umuntu afata amasengesho ari nk'ubwihisho cyangwa ari nko guhunga. Reka mbigerage mbivuge gutyo ko bura hari abantu benshi ubona asenze ariko ukabona yabuze arumva ari hari uburuhukire. Niko ibyiringiro bye biri kumubwira kandi Kristo bari kumwe niwe karuhura. Ameze nk'uri guhunga. Ariko hari igihe nari mfite icyifuzo kiremereye. Hari usenga afite ibyifuzo kivuge no wa gatatu mukireho. Hari n'usenga azanye icyifuzo. Yego, ngo none nahoze mvugaho kuva na kare. Rero icyo gihe muri ibyo bihe nari ndi gusenga mfite icyifuzo, nari mfite ikibazo gikomeye. Wowe wari wifitiye icyifuzo? Nta by'ubusabane n'Imana wari utegereje. Wowe rero ujyanye icyifuzo? Nari njyanye icyifuzo kandi cyari kinkomereye nuko kukivuga numva kiremereye, ariko kugira kiveho ndafata amasengesho y'iminsi 2. Okay, reka nguhe urugero. Reka mvuge oya ntago ari ruswa. Reka mvuge icyifuzo cyari cyoroshye. Kamvuga icyifuzo cyoroshye. Icyo gihe nari mfite ikigeragezo cy'inzara. Urabona abantu
bajya bahura n'ibigeragezo by'inzara kuko mu bigeragezo nahuye nabyo nasanze ikigeragezo gikomeye cyane kinesha abantu benshi ni inzara iraryana nayumvisheho kugira ngo nzashobore gukomeza abantu cyangwa nimbona ushonje mugaburira ariko ubu nta kibazo cy'inzara mfite ariko yarandiye cyane tiye icyo gihe rero nari mfite inzara ifite ubuzima gatozi ndavuga ko yari ifite icyemezo kuko yari ndende iremereye numva nta n'ibyiringiro byo kuba umuntu yagaburira abantu ngo bahage yari ifite ibihekane noneho inzara yarandiye indira umuryango ndeba n'amaso bigera ku rwego umwana muto ambaza ati ma gusengera abantu bagasubizwa ukirirwa wingingira abantu nkabona barashima Imana wasenze Imana ikadukiza inzara none umwana naramurebye ndamusubiza ndamubwira ngo ni ishuri ry'Imana ndambwira ntiri ni ishuri ry'Imana usanga waribeshye ni mugomba gukomera hitamo kujya gusenga kugira Imana noneho mubwiye ngo ni ishuri ry'Imana umwana ansubiza ijambo ry'ibyiringiro arambwira ati se niba ari ishuri ry'Imana Imana yakigishije wowe twebwira tuzize iki kandi koko numva ninge yahamagaye waracyari imbuto ntaramenya ibyo ari byo ibyo bintu byaneye guhita ninjira mu masengesho yo gusengera ngo Imana igukureho inzara fata umwanya wo kubwira Imana ngo Mana ari cyo cyifuzo nari mfite icyo cyifuzo mbwira Imana ngo Mana waremye igifu ataragafuka uzi ko kigomba kujyamo ibiryo waturemye nk'abakozi b'Imana tugomba kugabura iby'umwuka kuko Bibiliya iratubwira ngo nimusenga mukizera kandi mu bintu Imana yambujije kuba nasonza ngo mbwire umuntu ngo ndashonje ibyo bintu Kristo yarabimbujije kuko uba wirwaniriye mu bigeragezo byawe ntago ushobora kubona gukora kw'Imana icyo gihe rero inzara yarandiye suko abantu nabanaga nabo nasengeraga nabo n'abari Burayi b'inshuti zanjye kubabwira ngo ndashonje ako kanya nari kurya ariko nagize ibyiringiro ndavuga ngo ntabwo ndibwirwaniriye muri iki kigeragezo mfata amasengesho y'iminsi 3 mpunga urugo ndicara ahantu ndiherera n'Imana mbwira Imana ngo Mana uhereye iyi tariki nkwizeye ndi umukozi wawe nirukanye inzara mu rugo rwanjye siyereka nkubwire ngo hari umuntu ari bukurikira iki kiganiro kuko nzabimusharinga ari muri Amerika muri Arizona nkiva muri ayo masengesho sinigeze mubwira ngo mfite ikibazo kimeze gutya na gutya ariko nge narasenze ndizera numva Imana irambwira ngo ndamanutse ndi Uwiteka uhereye itariki ntabwo uzasubira gusengera ibiryo ntabwo njya nsengera ibiryo ubuzima bwanjye bwose buri muri Kristo kuko nzi ko Kristo agomba kungaburira bya bintu birakora ya masengesho nayo yarangije sinzi ukuntu nafunguye telefone nsanga ahubwo baranambuze nsanga yanyoherereje amafaranga menshi ntaribona ukuntu mvuga arambwira ngo numvisha umutima wanjye umbwira ngo nkugurira amata y'abana numvisha umutima wanjye umbwira ngo ngaburira abana bawe cyangwa nkugaburire narapfukamye mereza Imana icyubahiro kuko ayo mafaranga yari menshi Imana irambwira ngo uhereye ni urufunguzo rw'inzira ntuzasubira gusengera ikintu bita ibiryo mu byifuzo ngira rero ntabwo njya nsengera ibiryo mu byifuzo ngira ntabwo njya nsenga ngo ndarya gute ngo nakwambara ne ngo ndishyura inzu gute Kristo nzi ko ari umugabo w'abagabo Kristo nzi ko ashoboye icyo mubwira ndamubwira nti rero ndi umwana wawe icyifuzo mfite imbere yawe iyi tariki iyi ni minervare y'abana irakenewe akishyura kuko ni umubyeyi murakoze cyane narasenze rero nge ndabibona wowe bivuze ko watanze ikiru cy'iminsi 2 cyane maze urasubizwa bagenzi banjye ngiye narasenze ndasubiza inzara irashira mwese mbabwire rero abantu bafite ibibazo mugende mujye gusenga amasengesho urumva yasenze y'ibiri abona amadolari mugende namwe musenge ahubwo ngiyewe ndasenga 10 mugende mujye mu butayu mujye kwinginga Imana rwose umuntu ufite ikibazo ingendo yundi ravuna agenda asenga oya kandi ko ubushatse kunyereka ko watanze ikiru cy'amasengesho hanyuma Imana iragusubiza nta bintu na bimwe nigeze nsengera imbere y'Imana nyine birumvikana niyirize magarare mu mwanya wo kubwira Imana ngo ndashaka ikintu maze ikinyime oya ntago yakinyime ubwo urumva ko igisubizo abantu babuze igisubizo umugende muyoboke inzira yo kwiyiriza bamamagare mbarangire babarangire ukuntu bimeze ariko ngiye ntago nemera ngo namwe mumaze mu byumve kuko nzi ko nta kintu na kimwe wakora ngo wenda ugire icyo ubona kubw'icyo wakoze ahubwo ngiye myizerere yanjye cyangwa muko mbitekereza nekereza ko mu gihe cyose wizera Imana nk'umwami ndetse n'umukiza byose biragukurikira kandi guha ibigukwiriye nta mpamvu ntago ubukivunika ntabwo ubugifite kumva ko hari icyo wakora kugira ngo Imana iguhe nta no gucyumva ko ari ikiguzi waha Imana yaba icyayo masengesho n'ibindi kugira ngo Imana ikunde gusubiza murakoze cyane rero reka dusozere ikiganiro cyacu ahangaha cyari kiza cyane tuzagisubiraho ubutaha ariko muntu dukurikirana cyangwa se umva ibiganiro byacu andika muri comment nawe udufashe kandi ikindi niba ushaka kuduha ikiganiro nawe jya kuri iyo numero iri hasi wihamagare cyangwa se twoherezeho message niyo dukoresha kuri WhatsApp ni 0788
57 60 karibu twakira ubuhamya, twakira ijambo ry'Imana n'ibindi ariko bijyanye n'ibyafasha abantu biri mu ijambo ry'Imana cyangwa se biri muri gospel. Reka rero mugenzi wanjye Grace nawe agira icyo abwira abantu abasezeraho, ababwire ndetse n'ahantu mushobora kumusanga cyangwa kurikirana ibiganiro byiwe. Ndabakunda cyane kuko nkunda kuvuga ngo ni itegeko ry'Imana, Imana idutegeka gukundana. Shalom, Imana ibaha umugisha. Ushaka kunkurikira wajya kuri channel yitwa Shima TV Show, wahakurikirana ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya butandukanye. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Nimero yanjye ni 0788 42 22 ukeneye gusengerwa cyangwa se guhamagara ukagira indi nyunganizi uduha muri iki cyigisho tumaze kwiga, nabwo wahamagara nimero ikora amasaha 24 kuri 24 kuko twahamagariwe gukora uyu murimo w'Imana, nta saha wamamagara ngo mbure. 0788 42 22 35. Imana ibaha umugisha. Shalom, shalom. Shalom.